Umugabo yakundanye n'umukobwa atazi, ntabwo yari azi uwo mukobwa uwo ari we. Umunsi umwe rero baje guhana gahunda, bumvikana ko uwo mukobwa azaza kumusura mu rugo, ndetse uyu munsi nibwo umukobwa yari buze. Reba uko yaje mu rugo rw'uwo mugabo. Uwo mugabo yari afite umwana, gusa uwo mugabo umugore we yari yaritabye Imana, yari ari gutereta nyine kugira ngo abe yashaka undi mugore amufashe kwita ku mwana we. Dore uwaje muri urwo rugo nuko yaje, umwana birebye arumirwa. Umwana yaje kureba umuntu uri gukomanga, araza kugira ngo amukingurire. Amaze kuhagira yagize ubwoba, yifashe ku munwa. Ubundi iyo umuntu yifashe ku munwa uhita umenya ko ibintu abonye biteye agahinda, ndetse ni ibintu nyine bitangaje cyane bidasanzwe. Sasa cyageze mu nzu, kigeze mu ntebe gihita gihindukamo umuntu. Dore icyuki uwo mugabo yateretaga, wa mwana w'umukobwa yagize ubwoba ahita ava aho ngaho ariruka. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino chaîne yacu, reba ko wakanze kuri iyo buto ya subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu nkuru z'ubwenge kandi ziryoshye. Amaze kuhagera yahise ahamagara wa mugabo, aravuga ati baby nahageze. Ubwo muri ako kanya umugabo nawe rero yaje yishimye anezerewe cyane, aje kureba umukobwa yendaga kugira umugore. Mu minsi mike rwose bari hafi yo kuzabana, kandi n'ubundi gahunda iracyakomeje. Bagihoberana wa mwana yahise agaruka, arangije aravuga ati papa wihoberana n'uyu muntu. Ati uyu muntu uko umuzi ntago ariko njye namubonye bitandukanye. Ati ceceka se nyine, nta soni, ibyo uri kuvuga ni ibiki? Aterega nayo wigira, nta kintu na kimwe uri buze gukora kuri papa wanjye, kuko ubundi umwaka wawugize nkimara kuhagera. Ati papa njye namwiboneye ari kwinjira, ntabwo ari umuntu. Umve neza kano kantu. Umugabo arangije aravuga ati aka kana kanjye se kabaye iki? Uyu mwana nta kibazo afite. Niko Isabelle wabaye iki? Uyu mukobwa yitwa Isabelle. Ati wabaye iki? Ati papa ntacyo nabaye, byose ndi gukora ni kubw'umutekano wawe, ni kubw'amahoro yawe, rero niyo mpamvu ngomba no kukurinda muri aka kanya. Uyu mukobwa arangije aravuga ati baby ibintu n'umukobwa wawe ari kuvuga ni ibiki? Ubwo umugabo aca bugufi ati mwana wanjye humura, uyu nguyu uvuba ngaha agiye kuba mama wawe. Ati toka kure. Iki? Uyu ntabwo yaba mama wanjye, niyo warasa, niyo wakora iki? Ati mwana wanjye tuza. Ati papa ntabwo tuza guhari, ntabwo nakwemera mu bana, ntabwo yaba mama wanjye. Ese wowe uramutse ubaye wabonye umuntu papa wawe agiye kuzashaka, ukamubona mw'ubu buryo uyu mwana Isabelle yabonyemo uno mukobwa, wakwemera akabana na papa wawe? Ishyire mu mwanya w'umbwire, utwandikire muri comment utubwire. Umugabo arangije aravuga ati baby humura ndamuturisha, ndibuze kumubwira nyine araza gucururuka. Ati baby mubwira tuze, ntabwo nkeneye kumva aka gasaka komeza nsakuriza. Ati ubundi ko nta discipline afite, ntabwo wigeze umurera. Ati ndi udafite discipline. Ati wowe uri akadimoni. Nyagasani ngo ni daimoni. Uyu mukobwa aravuga ati baby arantuse wumva? Ati ariko se mwatuje, kuyu mwana ndibuze kumwigisha gatuza. Ati papa wikwirwa wigora, niba ushaka ko ntuza abwira uno mukobwa asohoke. Erega njye namwiboneye, ibintu ndi kukubwira ni ukuri, ni daimoni rigenda. Ati wacyane winkoze isoni. Umugabo akumva agize isoni bitewe n'ukuntu umwana we yari ari kuvuga ko sheri wari daimoni. Uyu mugabo arangije aravuga ati baby jya ku ruhande ndaje nkwereke. Ati papa wimwegera, no kumwegera ni ikosa, bishobora kuza kukubana bibi. Icyaba cyiza kuri wowe nuko wamujya kure ukamuhunga. Ati baby akomeje kuntu kubyumva, nta kintu uri kubikoraho, urahagaze gutyo uri kurebera. Ngaho mbwira ukuntu tuzabana, nkabana n'umuntu utanyubaha. Ati papa nanjye rero ndashaka kumbwira ukuntu nzabana n'umuntu w'idayimoni mu nzu, kandi njye ndi umukristo, ndi umwizera Mana, gute njye nabana n'idayimoni? Uyu yarangije aravuga ati baby ntiwongere no kunkoraho, bigaragara ko inshingano zawe utazishoboye. Umwana aragutegeka cyangwa uramutegeka? Mbwira nsobanurira. Umwana wawe niwe wamwibyariye, uba ugomba no kumuha amabwiriza agenderaho. None gute yagutegeka? Gusa umugabo
ibyo yakoraga byose. Tekereza umwana ungana gutya ariko ise yamubwira ibintu ntabyemere. Bigaragara ko uyu mwana nawe ibyo yari yabonye atari kubyihanganira, yari kwemera agasuzugura se muri aka kanya, ariko akamutabara by'ibihe bye byose. Ati ubundi wa mukobwa uzi umuntu uri gukina nawe? Ati muri aka kanya umuntu uri gukinisha Imana, wumve neza. Uyu mukobwa araje aravuga ati iyihe Mana? Iyihe Mana? Ninde yakubwiye ko hari Imana njyewe ntinya? Ati niko aka kana kawe kari kuvuga ibiki? Ati papa va mu nzira nkwereke, wimwegera. Ati muri aka kanya uri gukina n'Imana, kandi niza kurakara ari wowe uyirakaje biri buze kukubaho, uze kubyihanganira. Ariko umukobwa aravuga ati gafata ukamvana imbere cyangwa nanjye ndakare nisubirireyo. Bitewe n'ukuntu rero no mugabo yari yamutumije ngo azamusure, ntabwo yashakaga ko umushyitsi we agenda gutyo gusa bataganiriye ngo bagirane akanya k'ibyishimo. Ntabwo ibyo yari abikeneye. Umwana we rero nawe ntiyari akeneye ko papa we aganira n'idayimoni. Ntabwo yari kumuha akanya ko kugira ngo baze baganire. Ubwo ni nako yahise amwiyaka, ahita agaruka aravuga ati Imana itangiye kurakara nyagasani. Imana yatangiye kurakara. Uyavuga ati yihe Mana ari kuri kumbwira? Ati bebe wakwihanganye. Sasa umugabo bari banamukubisabuze gato, aranje avuga ati mwana wanjye koko Isabella, kubona ibyo turi kunyuramo byose, kubona ko dukeneye umuntu uza kugufasha akajya kwitaho akadutekera akatwitaho nyine akakubera mama, ko turi kumurwanya, uri kumva bizagenda bite? Ati papa ikibazo si uwo muntu, ahubwo ikibazo uzashaka undi, kuko uyu nguyu nta shingano, izo shingano n'ubundi ushaka umuha ntazo yashobora, kuko nawe si umuntu, ntabwo ari umuntu batangira gusumirana. Uyavuga ati wakana ngiye kugukubita. Akana karavuga ati yo mwijuru se kwitagitsindwa, nta n'uwabigerageje ngo abigereho. None se ubwo wowe wakoresha izihe mbaraga? Nta mbaraga ufite na nke zabikorerega, iyo mwijuru iteka iratsinda. Rero ibyo byose uri kuvuga ntabyo wageraho. Umugabo arangije aravuga ati baby warise gutongana n'umwana ariko? Ati ko byakunaniye se warise nkabyikorera? Niba kumuturisha byakunaniye reka njyewe mbyikorere, sibyo? N'ubundi ikigaragara cyo nta mugabo ukurimo, nta n'ikintu ushoboye, nta bugabo bwawe. Ubu noneho reka njye nifatira inshingano. Sasa umugore yatangiye kwivamo, atangira kugaragaza umujinya. Aravuga ati ntiwongere no kunyegera kwanza, ntiwongere no kunkura. Ati baby kubona ko ari umwana wanjye wabiteye byose, njyewe ndi kuzira iki koko? Umugabo uranga yatangiye kwiexcusinga kuri uno mukobwa, atangira kumwiexcuse, ariko n'ubundi no mukobwa we yamaze kurakara. Aravuga ati n'ibyo bintu uri kuza unyibwirishwa gutyo byarangiye. Niba utashobora gufata inshingano ngo uhagarike umwana wawe, umubuze gukora ibintu udashaka, nawe ntacyo wazumbwira. Umugabo azanga kumusaba imbabazi, avuga ati please baby ndakwinginze, I beg you, ndakwinjiza rwose mbabarira, ntubirakariremo kubw'iyi impamvu, mpa amahirwe ya nyuma. Ati nta mahirwe naguha, kuko uko wigaragaje ntago wambera umugabo rwose. Ati baby ndahinduka rwose, nta kibazo ndemera guhinduka, mubere umugabo ukubereye, kandi mubere umugabo uzahora wishimira ibihe byose. Uyu aravuga ati wapi? Umugore yamukubise ikintu mu gatuza, umugabo araza yikubita hano mu ntebe nyagasani. Bisobanuye ngo ibyo umwana yavugaga bitangiye kujya ahagaragara. Umugabo yari yapinze umwana we, avuga ko umwana we nta kintu yamubwira ngo kiba ari ukuri, avuga ko ari ay'abana, avuga ko wenda wasanga ari ukubera ko umwana atamukunze, ariko none hatangiye kwibonera ukuri. Ubwo muri ako kanya wa mugore yatangiye kuvana y'imbaraga nyagasani, imbaraga z'umuriro. Umwana arangije aravuga ati uri kwigorerega, urazivanayo, ariko nanjye ndakubwiza ukuri ko ziri buze kuba impfabusa. Ubwo muri ako kanya ahubwo umugore niwe watangiye kuzikubitishwa.
hari igihe ujya ku rugamba ukajyana intwaro ariko izo ntwaro utazi kuzikoresha ukazikoresha nabi, cyangwa ugasanga ufite n'intwaro nyine za fake, hari abafite intwaro zikomeye bakagukubitisha izabo ndetse na zimwe zawe wijyaniye bakazigukubitisha. Uyu rero nawe imbaraga yakoreshaga z'amadayimoni ntago zamuhiriye, ahubwo byarangiye ari buzikubitishijwe. Umwana ahita ajya hagati ya se ndetse n'uno mugore ise yashakaga gushaka. Umugabo atajya avuga tumva ndakwingiza rwose nta kibazo, ntituzabane, sohoka ugende, ati indi utazabana nawe tugomba kubana, ati nta kibazo nabyo ndabyemeye, ati papa subira inyuma erega ibi ndaza kubyikemurira. Ubwo wa mugore yavanyeho ibindi bibaraga by'umuriro akubita umugabo, noneho mu maso umugabo yahise ahuma, umugabo yikubita hasi. Ubu no kubona sasa ntabwo ari kubona, ari nako atangira kugonga ataka cyane, kwanga kumvira inama umukobwa we yamubwiriye, bitumye ari bwahura n'ibi byose. Yaza kubimenya na kare hose akaza kugira amakenga, ibi ntago biba bimubayeho. Uyu mwana yahise amubwira ati ntiwigaragaje ntunkubitiye papa, ntumukubise. Nanjye ngiye kukubwiza ukuri ko noneho byeruye ntago wabana na papa, ntuzapfa munabanye, ahubwo ikigiye gukurikiraho ubu ngubu ngiye guhorera papa, atumva tuzabana kandi tuzabana utakiriho nakwisha. Ati wica nde nakubwiye ko imbaraga ufite rega zidakora. Umwana yahise amukubitisha izindi mbaraga nawe. Ubwo umukobwa aragenda yikubita ku ruhande, ndetse yikubise ku ruhande yumva iz'umwana afite zirarenze kuko yarababaye cyane. Ubundi mu busanzwe ntiyajyaga apfa kubabara, ariko akana karamukubise arabyumva. urankubise? Okay, byashoboka ko nakoresheje imbaraga ziciriritse, reka nanjye nzi mbe nahindura noneho turebe hagati yanjye nawe ninde mbwa ninde mugabo. Ubwo umukobwa yegutse bundi bushya, arangiza avana y'izindi mbaraga, none hari rocinga fresh zivana yari nyinshi. Gusa ubundi rego wagukubise arakomeza akagukubita, uwakunesheje arakomeza akakunesha. Kigaragara cy'uno mukobwa imbaraga yari afite ntago zakoraga, niyo yavana y'imbaraga zingana gute zari zabaye paralize, kuko uno mwana we yakoreshaga amasengesho. Imbaraga zakoraga cyane kurusha iz'uno mukobwa, nta na kimwe cya kabiri cy'iz'uno mukobwa. Umwana yaramukubise. Kaho nawe tekereza wumve, uyumvisha ukuntu kana kangana gutya gakubita umuntu ngana gutya. Ibi rero ntabwo bigendera mu mbaraga zo kuvuga ngo physical appearance kugaragara uri igisore wateruye ibyuma, ahubwo ibi byose bibera mu kwizera. Niyo mpamvu ushobora gusanga akana uruta, akana gato cyane gashobora kunyura ahantu we bikagucanga, kuhanyura bikanga bitewe n'ukwizera kwawe guke. Ushobora kuba uri mukuru, uri munini bigaragara, ariko nta kwizera ufite. Ibyo rero ugasanga bikubereye impfabusa. Ariko ka kana gato ugasanga ukwizera kwako kuri hejuru, hanyuma kagatambuka ahantu utabasha gutambuka. Ni nayo mpamvu rero buriya niba wizera Imana nyine ujye uyizera n'umutima wawe wose, uwijyemo wese. Ubundi baravuga ngo ujya mu by'Imana ntago ajya ahomba. Niyo mpamvu uba ugomba kujya mu by'Imana n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose n'umutima wawe wose. Umwana yakubise umukobwa ahangaha, umukobwa agira mu ubwoba, atangira gutekereza ko ari kurota. Imbaraga ze yari yizeye ko ziri buze gutsinda, yari yizeye ko ziri buze gukora, ariko kuri iyi nshuro ahuye n'umwana wasomye ijambo ry'Imana, ahuye n'umwana wahawe impano n'Imana. Uri impano wahawe n'Imana rega nta wayikwambura. Na Sekibi nubwo yazamuka akajana, Sekibi nubwo yakwigaragambya, ubundi Imana iyo yaguhaye iba yaguhaye. Kandi Imana ntago ijya iguha ngo igusondeke, iraguha ikaguhata. Ntago ijya iguha duke ngo ejo bundi ngo biza, wapi, uw'Imana yahaye iramuhata. Ubwo umwana yahise agaruka ahangaha aza kureba ko papa we yari ameze. Papa we wibuke bamukubise imbaraga mu maso arahuma, kwizera kwe kwari guke. Ndetse umwana yaraje ahangaha
arangije aramubwira ati papa humura rega, hari imyuka mibi yagushyizemo, iyo myuka mibi ndayigukuramo, mu kanya gato uraza gutangira kubona. Ubwo umwana aramufata atangira kumuhaguruza. Intambara yose yabaye uyu mugabo ntiyayirebaga, nta nubwo azi uko byagenze, ntabwo azi icyagiye mbere, we yari asinzire bitewe na biriya bibaraga bamuteye. Ubwo umwana aramufasha aramuhagurusa, arangije aravuga ati papa gira ikiganza cyawe gutya ndaje nkufashe. Ubwo umwana yamukozeho atangira gusenga, uko asenga cyane ari nako bya bibaraga, ya myuka uriya mukobwa yari yamwoherejemo igenda imusohokamo. Sasa ubu noneho yahumuka, umwana yirukanye imyuka mibi yari yamugiyemo, arayirukana arayitokesha, ndetse umugabo agarura ubuyanja. Ubu muri aka kanya noneho ngira ngo yavuga, yanakanura akareba. Ndetse ni nuko tuyisoje inkuru yacu. Mwongere ukwizera kwanyu kandi mujye musenga. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.